niba naboneraho kwibwira bitari izina gusa nk'abandi umuntu ukomoka hano muri komine ya Karamba muri paruwasi ya Kaduha biri cyane ariko muri abantu bashishiki nakubwira nyine ko nitwa Ndolimana Miheto nk'abandi umuntu ukomoka hano muri komine Karambo hano nyine muri paruwasi ya Kaduha wacu ni hakurya ahitwa mu Kinyana serere Kinyana setere Nyakiza nkaba rero muri iki gihe mbarizwa i Kigali aho ndi umukozi mukuru aho bita abakuru b'imirimo muri serivisi za minisitiri w'intebe ako kazi nkaba gakora kuva mu myaka 2 n'igice ishize igihe muri iki gihugu hari yatangiye ibyo twitaga gouvernement de transition. Wabonye ibintu biri hano iruhande rwawe biteye ubwoba, harababirebera ku mashusho gusa wowe uri iruhande rwabyo kandi byabera iwanyu. Ni iki wabivugaho? Kumbaza icyo kibazo kiraremereye. Mbere na mbere icyo nabivugaho no kuzirikana mu myaka yashize mu gihe urugamba rwari rugeze hagati mu kugerageza kubohora iki gihugu twari twaratangiye ibintu byitwa amashyaka. Ahangaha rero ko mpari uyu munsi gutya mu myaka ishize nari mpari ndi kumwe n'abantu benshi cyane, abantu benshi cyane mu buryo bwa politike nari nkuriye tuje mu byo twitaga mitingi. Aba bantu ubona ahangaha, aya magufu ubona ahangaha nibo bantu icyo gihe babaga bitabiriye kwigishwa guhagurukira kurwanya ubutegetsi bubi. Kuri giye ku giti cyanjye navuga ko nubwo muri rusange twishimiye ko twatsinze iyo ngoma mbi, ku giti cyanjye nko mu karere sinabura kuvuga ko numva hari ikintu natsinzwe kinini cyane. Abo bantu barashize, ariko nanone sinshidikanya ko abasigaye bake n'abandi bazabunganira n'abandi bazakosorwa bakahinduka abantu bakava mu nyamaswa. Sinabura kuvuga ko muri rusange twatsinze kandi dushobora kuzubaka igihugu kizima. Mwatsinze mute? Twatsinze ku buryo bugaragara, twatsinze ubutegetsi bwicanaga, ubutegetsi bwakoze itsembabwoko. Uko kubutsinda rero bizaduha twebwe nk'abari bafite icyo tugambiriye turwana nabwo, buzaduha gushyira mu bikorwa ibyo twashakaga, ibyo twashakira mu Rwanda. Rero nase urabona bavuga ko abatutsi mu Rwanda bashize mu by'ukuri barashize koko. Urabona bare bake basigaye kandi urabona yuko n'Imana yabumvise irabafasha baratsinda. Bari abantu bake kuko bazashobora bari abitaro Rwanda nyamwinshi bumvikane babashyire mu bitekerezo byiza bitungane. Urabona bishoboka? Icyo rwose igihe cyo nakubwira nabanza kubwira ko abantu batashize, kakubwira nyine ko abantu batashize kubera impamvu zigaragara. Nubwo nta barurari twakoze, abantu barashize hano mu Bunyambilili, abantu barashize mu gihugu imbere, ariko abantu benshi baratahutse, abantu bandi barasigaye. Ubutegetsi bwicana ndemeza kandi ndizera ko twabutsinze no mu gihe gisaza tuzabutsinda. Nkumva rero ko igikuru ntabwo ruvuga ngo umubare w'abantu bashize naba abasigaye naba, igikuru nuko ubwo butegetsi bwicana twabutsinze cyangwa se nizeye ko tuzabutsinda burundu. Ibyo rero bimpa icyizere cy'uko abantu mu gihe kiri imbere tuzaba dushingiye no kuvuga ngo uyu ni umuhutu n'umututsi, usibye no kubara iby'amoko n'abatutsi baracyariho. Rero yewe nkumva ko ibyo twarwaniraga dushaka gushyira mu bikorwa byo kuvuga ko u Rwanda ari urw'abanyarwanda atari ubwoko, ibyo twarwanaga byo gusobanura byo kugaragaza ko umunyarwanda ari umunyarwanda, kubera byinshi na byinshi bigaragaza ko ari umunyarwanda mbere ko umuhutu cyangwa umututsi. Niba tubishyize mu bikorwa ndumva ko u Rwanda rw'ejo ruriho, nta watinya kuvuga, nta kwihandagaza ngo uvuge ubwoko n'ubu bwarashize.